Ikaze ku muyoboro YouTube channel Icurire TV. Muri aka kanya ugiye gukurikirana ikiganiro kigendanye n'ubworozi. Niba worora ingurube, niba ukunda ingurube, wo ukunda korora ingurube, muri iki kiganiro uraza kumenya neza niki ushobora guhereza ingurube zawe, nibihe bimera biri gakondo ushobora kugihereza ingurube zawe, hehe no kongera gusubira kwa veterineri, gusiragira kwa veterineri uvuza indwara za hato na hato ukoresheje ibimera. Urabukingiye ingurube zawe kandi ingurube zawe zibashe guhangana n'indwara, zibashe kwirinda indwara, ndetse ingurube zawe ntizongere kurwaragurika ukundi. Muri iyi nkuru urayikurikirana mpaka irangiye, kandi ubuki ukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo ubashe no gusobanukirwa byinshi biri muri iyi nkuru. Yikurikirane mpaka irangiye kugira ngo ubashe kumenya uburyo ki ushobora nyine korora za ngurube zawe, ndetse ubasha no kuzivurira ukoresheje uburyo buri naturel, uburyo bushingiye ku bimera. Muganga gakondo kandi Kanumba nawe aragwaye ikaze, agufitiye imbaraga ndetse n'ubuvuzi butandukanye bushingiye ku bimera, imbaraga z'amazi, imbaraga z'ubutaka n'imbaraga zituruka ku nyamaswa, aho kuvura indwara z'amarozi, ibiwerano, ibitamikano ndetse n'ibitegano, indwara z'amashitani, indwara z'ibyohererezanyo ndetse indwara z'ibicuri, indwara z'igicuri ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Muganga Kanumba kandi abasha kugufasha kubigendanye no kukuvura guhumana, inyatsi ndetse n'ibindi, imiti ikugarurira igikundiro, ibigendanye n'urushako, ibigendanye n'imikorere, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye, gutsirika urugo rwawe, kuruvura ndetse no kubasha kuba wayoborerwa igikundiro, wayoborerwa ndetse mu buryo bwose butandukanye. Muganga Kanumba kandi akagufasha ku buryo wabasha kubona kugira ubuhuza bwawe n'undi muntu ubona bitaba biri gushaka kwemera cyangwa se biba birimo mananiza, ahubwo ugatangira ukabasha kuba wabona urushako rwiza, wayobokwa, wagira urugo rwiza, inyatsi igakira ndetse ibintu bikagenda neza. Muganga Kanumba kandi agufitiye nyine ubushobozi mu buryo butandukanye bwo kuvura izo ndwara zitandukanye, nyine yaba ari indwara z'amarozi atandukanye, ibiberano, bitamikano ndetse n'ibitegano, indwara z'igicuri, indwara z'amashitani ndetse n'ubundi buryo bwose butandukanye, yaba iby'urukundo, yaba iby'inyatsi, yaba ibindi bigendanye n'imikorere, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho hose Muganga Kanumba abasha kubigukorera ibintu bikagenda neza. Ukamuhamagara kuri 0783866099. Abantu rero benshi borora ingurube. Hirya no hino abantu borora ingurube, bakazorora kandi ingurube ni bumwe mu bworozi buhindura ubuzima cyane bw'abantu. Nubwo ariko ari bumwe mu bworozi buhindura ubuzima cyane bw'abantu, usanga abantu benshi bahora basiragira, birukanka, bibaza ese ko twarwaje ingurube, dukeneye amavitamini, dukeneye ibi n'ibi, dukeneye ibi n'ibi, ingurube zarwaye z'uruhu n'ibizindi ndwara zitandukanye nyinshi cyane. Aba veterineri bo baba babizi, ingurube ndetse n'abandi bantu baborozi baba babizi indwara zikunde kwibasira ingurube cyane. Ariko muri iki kiganiro ndashaka kugira ngo nkwibira ibanga, nkwereke niki ushobora gukora ku buryo ingurube zawe zitazongera kugira ibibazo byo kurwaragurika. Ujye uhora buri gihe ngaho mu rugo iwawe umeze nkaho wafite pharmacie veterinere, ngaho umeze nkaho inshinge zirahuza imiti itandukanye, buri gihe urahereza ingurube zawe imiti kugira ngo zibashe kurya, zibashe kuzanzamuka, zireke kuryama, zireke mbese zireke gushinga ubwoya, zireke kugira gute n'ibindi byinshi cyane bitandukanye by'uburwayi bwibasira ingurube. Muri iki kiganiro rero nugikurikirana neza urakirangiza umenye neza uko ugiye wivurira ingurube zawe, ndetse ku buryo utazongera wiri gusiragira uhangana no gushaka imiti hirya no hino ya kizungu cyangwa se iri moderne mu buryo bwo kuvura izi ngurube zawe, kuko muri iki kiganiro nyine ugiye kumenya uko wajya ubikoresha. Umuti wa mbere rero nkubwiye wajya wifashisha mu bworozi bwawe bw'ingurube ni mwiza cyane, ni umuti w'agatangaza, ni umuti wo utakekaga, kandi ni umuti n'ubundi ushobora kuba wahoranaga, wagendanaga, waba ugufite mu rugo rwawe ariko utari uzi ko ushobora gukurindira ingurube zawe, ushobora kuvura ingurube zawe, ushobora kuzivura mu buryo butandukanye, bwa buryo nawe ugiye kuzakoresha ugahita ubona ko ari nk'igitangaza kibaye mu bworozi bwawe, kubera ko uzaba wifashishije uwo muti uri traditionnel ngiye gukubwira. Uwo muti rero nta wundi, uwo muti ni amakara.
Ushobora kumva mvuze ngo amakara ariko ukagira ngo ni aya makara asanzwe nyine aya ngaya tugenda tugakoresha tugatekesha nyine bisanzwe kumbabura n'ibiki byose, ariko ukagira Imana we reka nkwibwirire neza ko hari ibiti ubwabyo bifite ubushobozi nyine bwo kuba bigizwe n'imiti nyine yavura. Icyo giti cya mbere nkubwiye muri aka kanya, reka nkubwire maideni cyangwa se makurata. Reka nanone nkubwire igiti bita umuturirwa. Igiti bita umuturirwa kiraboneka hano muri uru Rwanda, ndetse n'ibiti bya maideni nabyo biraboneka muri uru Rwanda, ndetse ari ibi biti nyine bita makurata. Izi nturusu bita za makurata, araba zitanga makurata. Izi nturusu ubona nyine z'umweru, izi ngizi nizo ngiye kukurangira muri aka kanya. Aya makara y'ibi biti byombi nkubwiye, ubonye kimwe cyangwa se ukabona ikindi, gusa uramutse ugize umugisha ukabona amakara y'umuturirwa, ho rwose uba ugeze ku butsinzi bukomeye cyane mu kubasha guhangana n'indwara zibasiraga ingurube zawe. Ariko uganye nyine nanone uyashatse ushobora nyine guhamagara kuri za nimero nakubwiye. Aya makara y'umuturirwa nayo ushobora kuyabona kandi ugasanga ibintu bigenze neza. Mwibutse ko mu gihe cyose waba ufite ibibazo bitandukanye by'uburwayi butandukanye, yaba indwara z'amarozi, ibitegano, ibiherano ndetse n'ibitamikano, yaba indwara z'amashitani, yaba batongera abantu, boherereza abantu imijaganyuro, ibitama ndetse n'ibindi, yaba ibintu by'inyatsi, yaba ibintu ujya kubona ukabona aho hari ibyo bafunze bagufungiye, ibintu bigendanye no gufungwa, bashobora ibintu bigendanye n'uruzingo, bashobora kuzinga ku buryo bw'urushako, ku buryo bw'urubyaro, ku buryo bw'akazi, ku buryo bw'igikundiro, ku buryo bw'imikorere, ku buryo bw'imisabanire ndetse n'ibindi. Ndakubwiye ngo muganga Kanumba abasha kukuvura ibyo byose, inzira zose zigafunguka, ibintu bikagenda neza. Rero no kurwara uburwayi bwa hato na hato, nyamara ukibwira ko ari uburwayi busanzwe, nyamara ari uburwayi buherekejwe n'izindi mbaraga z'amarozi, ibyo byose rero muganga Kanumba abasha kubisuzuma kandi akabasha kubimenya, byose bigakira kuri 0781860999. Hanyuma rero ukuntu uzakoresha amakara rero kuri ngurube zawe, nta kundi kuntu uzayakoresha. Rero wowe uzafata uzajya uyeranja byibura mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa se mu byumweru bibiri, ingurube zawe uzihereze ibyo kurya bivanzemo amakara. Hanyuma cyangwa se uzafata mu byo kunywa byazo ugerageze uvangemo amakara byibura rimwe mu byumweru bibiri cyangwa se rimwe mu cyumweru, ku buryo za ngurube zizafata iyo ndyo. Ni ukuvuga ngo ntibizagutungure nyine ubonye ko noneho ziri kunya umwanda w'umukara, ariko burya ntabwo ari bibi. Hanyuma kuko ya makara aragenda akagira ibintu yica bitandukanye, cyane cyane by'uburwayi butandukanye, mikorobe zitandukanye z'uburwayi zitandukanye. Hanyuma bya bintu byose byabashaga gutuma ya ngurube yibasirwa n'uburwayi byose bikavaho, aho ugasanga ingurube ifite igikuriro, ingurube ifite ubuzima bwiza, ingurube irabasha gukura neza, ingurube irabyibuha, ingurube ntiyabura apeti, ingurube irihagije kuri buri kimwe, kubera ko wabashije kuyitaho, wabashije kuyihereza, kuyivura muri bwa buryo nakubwiye. Rero ushobora none ni byiza rero kujya wifashisha aya makara, kubera ko aya makara azagufashiriza izi ngurube zawe cyane. Ushobora rero kwibaza ati se byagenda biterwa n'uburyo ki ujya uzigaburira, ariko ni mu byo kunywa ingurube zinywa ushobora bitewe n'ingano ufite nuko zingana n'umubare wazo, kuyunyuzamo ugashyiramo udukara
hanyuma mu byo kurya nabwo zirya ukanyuzamo ukazihereza amakara muri cya kigero nakubwiye ya minsi nakubwiye cya cyumweru cyangwa se rimwe mu byumweru bibiri, ukaba uzi ko iyo gahunda wayikoreye ingurube zawe. Ikindi nakubwira nuko ukwiriye kuzajya ufata ikiraro cyawe ugashaka amase y'inka ukabyibura rimwe mu byumweru bibiri, ugafata amase y'inka, ukafata amakara ku mbabura, ukacana imbabura yawe, ukarambika amase y'inka ndetse ugashyiraho icyatsi bita nyiramunuka nabi, ugashyiraho ndetse kanjawume, ugashyiraho icyatsi ndetse nanone bita umukubashengero, cyangwa se wenda ntacyo reka nkubwire uzashyireho nyiramunuka nabi, hanyuma kuri ya mase, hanyuma wa mwotsi ucumbire hahandi kuri za ngurube zawe. Ni ukuvuga ngo hari ibimera bigera muri bine birukana izi ndwara zigendera mu mwuka, harimo nyine nyiramunuka nabi, harimo umusango, harimo n'umubaraga, hanyuma hakazamo nyine na kanjawumbe. Hanyuma noneho ariko kubera ko ibyo byose wenda udashobora guhita ubibona, nyiramunuka nabi iraboneka ndetse yo iraboneka cyane, fata nyiramunuka nabi ufate n'amase y'inka uyigerageza ubikore uko nguko, hanyuma wa mwotsi ucumbire ku biraro byawe, ucumbire ku ngurube zawe, byibura nabyo ubikore rimwe cyangwa se ubikore mu cyumweru cyangwa se ubikore rimwe mu byumweru bibiri. Niba rero ari ubwa mbere warugeze kuri YouTube channel Icuriro TV, ushobora gukora subscribe, ushobora gukora like, ushobora gukanda ku nzogera kugira ngo uzajye ukurikirana inkuru zindi tukugezaho z'ingirakamaro kandi zagufasha mu buryo butandukanye. Urakoze cyane, reka ngushimire kandi nkwifurize amahoro Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe, ikomeze kuyoborera inzira zawe. Urakoze cyane.